ko Victoire mu matora ni ikirori mpuzamahanga. Ni ikirori mpuzamahanga. Abanyamakuru ku rwego rw'isi baza gukavariga ayo matora bavuga ati amatora arimo na wa mu nyapolitike kaze wafunzwe imyaka runaka Victoire n'izina. N'izina kandi noneho kumuha uburenganzira akajya no muri ayo matora yagira 2 yagira 3 yagira 0 ariko yemerewe. Abyo bifite icyo bivuze. Yindi maje ku gihugu. Za raporo tujya twumva ari izivuga kuri demokarasi, ari izivuga ku bwisanzure zahinduye imvugo. Uriko nyumva? So numva ngo hanze y'amategeko ujye wibuka ko Ingabire Victoire yigeze kurega u Rwanda mu rukiko nyafrika. Urabyumva? Kandi ho yaratsinze. Harya? None yarafunzwe mu Rwanda ku itegeko nationale. Ariko ahandi ku itegeko nyafrika yaratsinze. So kuba yararekuwe ku mbabazi yasabye akabamaze iriya myaka nuvuga ngo n'ubusanzwe ku rubanza rwabaye mu rwego nyafrika. Ingabire yaratsinze ntiyagomba gufunga. Okay. None ka turebe ibyo ngibyo. Kuba ari hanze ku mbabazi, kuba yahanagurwaho ubusembwa, kuba yarakomeje agafungwa kandi mu rubanza mu rukiko nyafrika yaratsinze, biba bivuga ngo u Rwanda ntirwemera imyanzuro y'urukiko nyafrika, kandi ibyo si byiza ku gihugu. Iyo wigaragaza nk'umuntu wigize ingunge, nk'igihugu kigize ingunge, amasezerano ashyiraho urwo rukiko warayasinye, none imyanzuro yarwo ntuyemera, ibyo bishobora kukubera ikibazo ejo cyangwa ejo bundi ahandi. So bivuze ngo ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. Yes, Karegeya Omar Pano twongeye kubana namwe, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Turabasuje kandi tubaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho ubusesenguzi ndetse n'amasomo atandukanye anyura kuri iyi pano, tubifashijwemo na mwarimu Karegeya. Urakoze cyane. Nanabasuze turi hafi kugera 16,000. Yego. Turabura nk'ijana ngo tugere 16,000 mu mugari. Hanyuma twihaye target y'uko kwa gatatu kuzagera ari 20. Ntago bizakunda ariko nta kibazo. Ariko gushobora gusoza byageze. Abafana bakuriwe na Eric musuze na Bonome bo bari bihaye 25 mu kwa gatanu. Mu kwa gatanu ngo barashaka ko tuba tubaye 25 ariko byakwemera. Ariko bon ça va. Ikigenzi nuko baza gake ariko bakaza ari beza. Ubu hariho ni ku rubuga barimo baranabiganira ku munsi w'abagore tuzakora ikirori. Ku munsi w'abagore tugomba gukora ikirori.
Karegeya abyarwa n'abagore abyara abagore umunsi w'abagore ndawubaha cyane na yaca no nari mfite yigeze gusiba uzi ko nari nakoze ibyegeranyo so ku munsi w'abagore rero ni umunsi ukomeye kuri Karegeya Omar Pana so bago rero Bonome na Eric bari mu ngamba bari mu ngamba ari izo gushishikariza abafana ari izo gutegura umunsi message ko mbona itumye Fils agira kamwenyu ni ngombwa abantu bazatamira ni ngombwa ibyo ni ibisanzwe ahubwo ni ugutamira muri rusange naho ubundi gutamira byo turabisangana yes yego so Karegeya ahandi so umeze uti bo ahandi nge numva nta kibazo na kimwe nuko tuba tumaze iminsi tudakora kubera umwanya no kujya kuri tere yego icyumweru gishize kwa gatatu niri Rwamagana mu rubanza wa rubanza wavugaga urubanza rw'abantu b'abavandimwe bapfa amasambu harimo mu diaspora ntabwo ariko uko urubanza rwagenze byo harimo ureba tubanza guhangana twabanje mu rubanza mu rukiko rwa Kigabiro twabanje gukurikirana inyigisho zijyanye n'icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko baduha n'ijambo tubasobanurira nuko bagomba guhindura imikorere ikekwamo ruswa turababwira bihagije hanyuma urubanza rutangiye habanza ku nyirango hari umutangabuhamya umwe n'undi bombi barafunzwe umutangabuhamya nukekwaho icyaha cy'inyandiko itavugisha ukuri niyo nzima ariko hari ubwo uretse gato hari ubwo umutangabuhamya afungwa se nibyo ndaza kubisobanura noneho urukiko rubanza ubushinjacyaha bushaka ko izo manza zibera rimwe kandi umwe n'ukekwaho icyaha undi ni umutangabuhamya ati bose tubaburanishe urwo nirwo rubanza rwabanje kuburanwa ruraburanwa bijya mu mpaka urukiko rwiherera nk'iminota 10 baza bavuga ati rero aba bantu ntabwo bahuje dosiye kuko hari inyandiko imwe ivugwamo uwo mutangabuhamya ariko izaregeye urukiko atarimo basi ubwo rero rurambikana bisanzwe ikitangaza kirimo muri iyo dosiye wenda ntabogamye uko n'uruhande rw'ukekwa nzaruvugisha ariko abo bantu bavindimwe barakurikirana bahuje amazina abiri se amfasha umwe yitwa Niyonzima François Xavier undi yitwa Niyonzima François ariko icyo bapfa ntabwo ari Xavier barapfa amasambu kugeraho abantu basangiye izina ariko no kumenya gukurikirana inkurikirane bapfa amasambu bafite amazina amwe ariko uko baje kuyagira uwareze witwa Niyonzima François ya Abiburayi yahoze yitwa Nzamurambaho Edouard ageze i Burayi yiyita irya murumuna we ku mpamvu zimwe cyangwa izindi ngo simbiza baba hanze afata irya murumuna we byose ubwo ntihabuze impamvu ariko ararifata ariko n'ubishobora kuba ari y'imyaka ararifata ariko ngo akajyaza mu Rwanda akarigundira wa murumuna we n'abashatse kujya akora ingendo bagasanga muri database za migration uwo muntu yamaze gusohoka mu gihugu turashaka passport gute ko ndeba wayifashe amazina amwe ababyeyi bamwe agasozi kamwe itandukana ari imyaka yo kuvuka imyaka gusa itariki yo kuvuka itariki y'amavuko bibaho impamvu mbivuze nuko byageze mu rubanza bamwe bakavuga ngo ashobora kuba yarafashe amazina ye n'ubundi agamije kugira ngo ibye bizabibye ibya murumuna bizabibye n'ubundi amuzimangatanye yego nyuma yaje kugira yigeze kuza mu Rwanda ntabwo ari ngo kuko hari inyandiko yigeze kuza mu Rwanda murumuna aramubwira ati ko wamborokeye amayira ko nshaka kugenda bakavuga ngo naragiye wambabariye ukankuriraho ibi bintu mukuru we asa naho ashatse kubyumva birangira bibaye nko kujya ku by'agatuza migration ibijyamo yandika noneho ibaruwa avuga ngo ngewe Nzamurambaho Edouard ngewe Nzamurambaho nihesheje uburenganzira ku izina rya murumuna wanjye nagira ngo mubohore nawe agira uburenganzira bwo kugenda kuko izina rye nageze mu mahanga ndarifata iyo nyandiko irahari cyokora birakirwa baramureka aragenda nyuma rero
aza uwo mugabo uwo nguwo ubi Burayi ya jenoside yakorewe abatutsi ikirangira yafashe amasambu yiwabo n'ay'abaturanyi abahunze abapfuye n'abarokotse baba bakiriho bari mu yindi miryango byose arakorotira wenda mu buryo bwa protection ntabwo nzi icyo yaragamije noneho nyuma ababonetse bakajya bavuga bati wakorotiye mwacu imiyenzi bakarandura noneho abahari bakavuga ati rero amasambu yacu turayashaka muri za 2 ngo ajya hanze uko mbyumva ko maze kujyayo 2 muri za 2001 agiye hanze bantu baba ya masambu yari yarakorotiye niba bari baramutinye bashaka kuyasubirana bagiye kuyasubirana muri umunawe avuga ati basimbaha amafaranga baragura ubwo naho ruzingiye kuba yaraguze ahakorotiwe na mukuru we mukuru akavuga ati nari nahaguze abanyira amasambu barahari bakavuga ati bamwe harimo abagaye amafaranga simbizi akabongerera gutyo naho bese bimeze nuko bimeze izo nyandiko zikaba zirimo rero nk'abagurishije inshuro 2 baragaye ubugure bwa mbere ngaho ariko urumva mu muryango byarananiranye kugira ngo babyunge harimo utuntu twinshi tudashamikiye turenze n'amasambu turenze ahubwo imibanire y'umuryango urumva imibanire yo urumva ntayo uwo numwe urumva uwareze abi Burayi kandi afite amazina y'uwarega hanyuma kubera ko abi Burayi afite umuhagarariye nawe ni murumuna we ukurikira wa wundi arega uwo murumuna wo ukurikira wa wundi arega nawe ngira ngo mukuburana barababaje ati ubundi mupfiki nk'abavandimwe samba zarikora ahantu hose haraho ngo murumuna we yigeze gusaba mukuru we ngo ayamuhe nk'ingwate abashe kwishyura amafaranga ko yigeze uwo mugabo ngo yigeze guhanwa yigeze gufungwa imyaka 2 uwo murumuna uwo mutoyi uhagarariye uri Burayi ugeze gufungwa imyaka 2 cyangwa n'amezi 3 azira ibintu bijyanye n'amafaranga none ashatse kugira ngo ave muri icyo kibazo atanze ingwate y'isambu mukuru warayimwima ariko amuguriza make urumva n'umuryango bari bafite uko babanye hanyuma anageze no muri gereza wa mukuru we afata defense ku muryango kuko yari asize umuryango hanze hari ubundi buryo bari babanye ariko bigenda bihinduka bipfira muri iyo mibanire muri iyo mishakire niko nabibonye harimo utuntu basi baraburana ubu dugira ngo kwa gatatu nibwo bazasoma baburanaga ifunga n'ifunguro kuba ko umugabo afunzwe by'agateganyo amazemo ibyumweru 3 kuri 21 kwa gatatu nibwo bazarusoma bamurekura cyangwa se agakomezamo bakazabona mu mizi ntabwo arajurira kuko urwa mbere nibwo ruri kuba nibwo aburanye detention ariko ni detention arashinjwa inyandiko zitavuga ukuri zishingiye ku rundi rubanza rwa civile rwabaye mu kwa mbere rwimurirwa muri 2025 cyangwa 6 rwo rwavugaga ku masambu none nyuma y'amasambu nyuma y'urwo nibwo haje ibyo kureba izo nyandiko nazo nyine byumvikana hari aho abaturage bavugaga bati amasambu dore yaguze no kwa kanaka barasinya none muri kwa gusinya umushinjacyaha nawe yashyizemo akenge aranaliza mu gusinya urumva babisinye muri 2023 ariko bivuga ibintu bya mbere ya 2 kuko urumva harimo serire ngo serire niba ari nyamabuye cyangwa nabyumvise nka cyangwa amaserire cyo kwandimbata icyari segiteri ukakita umurenge umushinjacyaha afati umurenge icyo gihe ntiwabaga uhari nabyumvise serire noneho basohoye icyangombwa cya pudetinze ariko mu nyito za kera nabyumva naho ruba ruhazingiye uwo musaza bavugaga ngo mutangabuhamya we agaragaramo nk'ugira gute nk'uwari ushinzwe uburezi mu murenge wa Gati bati umurenge wa Gati ntiwabagaho kandi iyo poste yo gushinga uburezi ntiyabagaho ariko ni kwa kundi cyari byose ntagihe abashinzwe uburezi batabayeho nubwo batateganya wenda n'itegeko ko ntabwo segiteri yabaho idafite umuntu wenda ushinzwe abana bajya ku ishuri mashuri guko ebana ruragigira bibaho
hanyuma ari byinshi byabereyemo udushya mwavoka w'umusaza witwa Maître Canisius Karake avuga ati rwose ibi byabaye ni nko kuvuga ngo ni nka munyumvishirize umushinjacyaha arakara ati nta munyumvishirize iba hano Maître nawe ati ntabwo ari pariki navuze ko ikora munyumvishirize abareze nibo bari gukora munyumvishirize urabyumva gutyo urumva kuburana nyine bari uguhanahana amagambo cyangwa kuyatera niyo bibaye ngombwa umwe ntiyishimire terime umwe yakoresheje n'undi ariko ikigaragara cyo ubundi impamvu nk'ibi ngibi mba mbihaye umwanya nuko nta muryango dufite niba abavandimwe bakiranurwa n'inkiko ku masambu y'iwabo ndumiwe kabisa ndumiwe nahise icyo gihe ndabyibuka ko uwo munsi ndi mu rukiko minisitiri wa Minu bumwe yarampamagaye ambwira ati uri muri studio niho ya ariko ndi mu manza yewe ibi bintu ntabwo bizashoboka muzamenya Minu bumwe muzamenya nunga bahe mureka bahe ko ndi mu manza z'abantu b'umuryango kandi ko ibi bitari hano honyine abavandimwe ku masambu bagakiranurwa n'inkiko buriya bushobora kuzarangira bigeze mu rukiko rw'ikirenga hagati y'abavandimwe vraiment basangiye izina basangiye ababyeyi basangiye agasozi basangiye byose ariko amasambu ntago arabatandukanyije ikibazo rero gikomeye so muri make nako ngako na kuwa gatatu nyuma yaho hari umudamu najyaga mbabwira w'Ikaduha ufite umugabo ufunzwe umugabo wa Kamambiri umugabo ngo yafunzwe kubera ko yakubise umugore Kamambiri none umugore agiye kugisha inama kuri RIB ibyo nibyo ambwira ngo birangira bakoze ikirego umugabo mukatira imyaka 8 ejo bundi rero umugore ngo bamuha telefone ngo ayisharije barayiba iribwa araburana bamukatiye imyaka 3 ni hazabu ya ngira ngo mwanzuro miliyoni 500 asubitse amafaranga asubitse ni asubitse ntabwo ari igihano simbizi niba ari amakosa umugore rero yakomezaga kumbaza nkamubwira ariko waretse kujya gutunari ku rukiko ngo rukubwire isomwa ko wasanga uko wibereye mu bana bawe babiri n'umugabo wawe ufite n'uburwayi ukabihorera iyi situation ko rero yagufasha arakomeza arensista agiye kwiremba asanga baramukatiye ubaho ari yiteguye ko isani saba mujyana igihe cyose atarajurira asanga ubona tukavuga impamvu niyo dosiye mba nyizanye umugabo ko afunzwe umugore akaba afunzwe abo bana bazaba bandi amategeko se atuma abana bahinduka impehe imfubyi imburagihe yabamaze iki ubwo icyo kibazo cya Kamambiri niyo telefone igihuye nabo bana bagiye kwangara amategeko agira amarangamutima voilà icyo ni ikibazo mpora mbaza amategeko atagira amarangamutima ariko yapurikwa kuba yafite wowe wagushyira hariya ngo funga umugabo wakubise umugore Kamambiri funga umugore wabuze telefone yari gusharija abana nohereze mu muhanda iyo shuwa wayakira ishwe shari wowe wayifata Kamambiri telefone abana cyakabiri haje hazamo n'ibindi abantu babyumva haje amategeko yacu agenda aba hari menshi ahagije ariko ntago numva ko kuba wemeye gusharija telefone ikakuburiraho byatuma ukatirwa imyaka 3 hari izindi nzira ese kwishyura byanze ese hari ibindi ese bahuje nyiri telefone n'umuntu icyambere nuko wenda nta avoka yari afite ukwemera gusharijira umuntu iwawe nta kwishyura y'umuriro none ikintu kikuburiyeho ibyo bakagombye kubireba ntago yaje mu rugo rwawe ngo ayicomore wamuhaye ncomekera nkuko umpaye iyi mikoro imburiyeho ko wayimpaye ku neza imburiyeho ni ibintu byankatira imyaka ingahe ntago waje ngo yinyibe no ntago yaribwe donc baramuhaye ngo abasharijire irahaburira so urumva nibyo rero tuba tuvugira abantu bajye bashyira mu nyumvo ibyo iyo mvuze ngo biri kuba Kaduha ni nkuko byaba Gahara cyangwa bikaba nkana na Gatsirima bise ntaho bitaba icyo kibazo mvuze cyagati cy'abavandimwe bari gupfa amasambu mu Rwanda nta segiteri nta murenge numwe udafite case nkizo ariko umuryango uri hehe ku buryo tujya gukiranurwa n'abantu batatuzi procureur sinzi yo yavuye yarize guswa umucamanza sinzi yo yavuye yarize guswa ni itegeko ariko itegeko twakaryitabaje umuryango wananiranye kibazo hagati y'abavandimwe bavukana harya ntihaje uburyo bwo kunga abantu no ariko bo ubwabo banakwiyunga bafite aho bashatse n'umuryango mugari w'abantu barenga 5
bagafata abo bashakanye, bagashaka imiryango bashatsemo, bagashaka abaturanyi, mbese bagakora inama nakwita nka rukokoma y'umusozi, ikavuga ngo aha ni ahakanaka, aha ni ahakanaka, bikarangira inkiko. None havuyemo gufunga. Uwo mugabo ufunzwe afite abana, afite ibyo yakoraga biri gupfa ubusa, ari kurara ku isima, ararya uko adashaka kubera umuvandimwe, kubera amasambu y'umuryango. Uwo muryango ntabwo ari umuryango, urarwaye. Ibintu byose byo ducuranwa n'amategeko tutazi yo yavuye kweli. Umuryango ariko rero urwaye, ni umuryango urwaye nyine. Niyo mpamvu nibyo narimo mbwira Bizimana, nimo nabwiraga Minisitiri Bizimana wa Minubumwe, ndavuga ngo Minubumwe na Mije Profi, Minekofini baha amafaranga ahagije kuko akazi mufite karakomeye, aho kuyashyira muri Minijise na Minefra. Amafaranga najye mu muryango, ibibazo bibanze bikemuke. Ndanamubwira mu magambo yanjye kuri telefone, ndamubwira ngo nidukomeza gushyira amafaranga muri Minefra, ibyo bikorwa remezo, iyo mihanda n'ayo mazu nacungwa n'abantu badafite mu mutwe, batagira umuryango bavamo, bo ubwabo badafite impagarike, bizahinduka umuyonga. Imbaraga nizijye mu kubaka umuntu ku giti cye, ubwo iyo ni bumwe, ijye mu kubaka umuryango mu buryo bufatika, iyo ni Mije Prof. Hanyuma nyuma yaho tuzakora igihugu rose kaje ko ari ukuntu wabonaga umuryango kera wabaga wubatse ufite kuntu ugira amahame ntarengwa. Ubu ngubu ukabusiga ubona abantu ari banyamwigendaho. None se nyine ariko hari inzego zigomba kubagarura ku murongo. Ni banyamwigendaho ko ikintu cyose ni ku itegeko. Reba nk'ibijyanye n'umutungo, ngo ni 50-50. Umugore aracaho gutya akabwira nyirabukwe hari umugore, hari umudamu nzi wigeze gushwana na nyirabukwe, ariko ntago bashwanye ko muteri, ariko yabwiye nyirabukwe ati umva mama, amwita ati mama ni 50-50 ngiye n'umuhungu wawe. Umukecuru ati 50-50 mu nzu nahaye umuhungu wanjye, nyimuha wari uhari. Agakecuru nako karisaza, nyimuha wari uhari ko utagiye kunkangisha 50-50, shatse nayibambura. 50-50 mbere bitaraza bya 50-50 abantu ntibabagaho. None umuntu wese aragenda arirukira mu byanditse, ariko ibyanditse birimo birasenya umuryango. Hari ibyagakemuye ibibazo bitanditse. Sigese nanone ariko kuba wagira ikibazo iyo ugiranye ikibazo n'umugore wawe uhita ujya mu rukiko gucaha aho hafi, ariko umunsi mwagiye mu nkiko nta gukira umuryango, nta gukira umuryango. Iyo bigeze mu nkiko n'uvuga ngo umuryango warabuze, so nta muryango dufite. Niba rero imanza nk'izo z'utuntu dushingiye ku muryango turinda tugera mu rukiko, muri make n'ibyo ngibyo. Kandi ukomeje rero ku manza, nibuka ko muri iki cyumweru urubanza wari wavuzeho rwa Madame Ingabire Victoire, yego rwabaye, yego rwarabaye kuri 14 kuri Zaranze kabisa. Icyo gihe nibwo nari imbere y'uko ujya Rwamagara ngira n'uwo munsi Zaranze se yabaye kuwa gatatu. Yego n'uwo munsi, uwo munsi niri Rwamagana nibwo urubanza rwagomba kuba, ariko nakurikiranye ndasoma nsanga ibyo bijyanye uko ubushinjacyaha bwavugaga bijyanye n'ikurwaho ry'ubusembwa, bavuga bati bundi yarabujwe kujya mu mashyaka, nyuma akajya akora amadeklarasiyo we nantuza na wa mugabo w'inyamirambo ninde wa PS Imberakuri Ntaganda. Ati we na Ntaganda basinya amatangazo nk'abayobora amashyaka. Ati urumva niba yarasohotse yarahawe imbabazi akajya mu bikorwa bya politike, ati urumva n'ubundi ubusembwa ntago yapfa kubuvanwa. Ibyo ni ubushinjacyaha, ariko dutegereje umwanzuro ku itariki 16 z'ukwa gatatu. Ariko nabyo buriya hari n'ikintu ugomba kureba. Iyo uteye imetero usanga ibihe tugezemo by'amatora, cyane cyane ko mu nkuru byavugaga ko atumbiriye kwiyamamaza. Ariko wabuze nabonye yaranabyemeye. Yego yarabyemeye, ariko ntabwo arahanagurwaho ubusembwa. Bizaba kuri 16, bishobora kuba cyangwa ntibibi, ariko reka turebe ibyatuma wenda biba. Ujye wibuka ko Ingabire Victoire yigeze kurega u Rwanda mu rukiko nyafurika, urabyumva, kandi ho yaratsinze harya. None yarafunzwe mu Rwanda ku itegeko nationale, ariko ahandi ku itegeko nyafurika yaratsinze. So kuba yararekuwe ku mbabazi yasabye akabamaze iriya myaka, nuvuga ngo n'ubusanzwe ku rubanza rwabaye mu rwego nyafurika Ingabire yaratsinze ntiyagomba gufunga. None reka turebe ibyo ngibyo. Kuba ari hanze ku mbabazi, kuba yahanagurwaho ubusembwa, kuba yarakomeje agafungwa kandi mu rubanza mu rukiko nyafurika yaratsinze, biba bivuga ngo u Rwanda ntirwemera
imyanzuro y'urukiko nyafurika, kandi ibyo si byiza ku gihugu. Iyo wigaragaza nk'umuntu wigize ingunge, nk'igihugu kigize ingunge, amasezerano ashyiraho urwo rukiko warayasinye, none imyanzuro yarwo ntuyemera, ibyo bishobora kukubera ikibazo ejo cyangwa ejo bundi ahandi. So bivuze ngo kumurekura ni isura nziza y'igihugu, ku mbabazi, kumurekura ku mbabazi, no kumuhanagura ubusembwa biragumeza byinjire hahandi. Koma aramutse ahanaguyeho ubusembwa akagaragara mu matora ku mwanya ataravuga, yanze kubimbwira ati nzabyemeza, nzabivuga igihe kigeze, ariko uwo ari wo wose yakwiyamamarizaho. Nubwo Tom avuga ati n'umudugudu ntiyawushobora, ariko Victoire mu matora ni ikirori mpuzamahanga. Ni ikirori mpuzamahanga. Abanyamakuru ku rwego rw'isi baza gukavariga ayo matora, bavuga ati amatora arimo na wa munyapolitike kazi wafunzwe imyaka runaka. Victoire ni izina, ni izina, kandi noneho kumuha uburenganzira akajya no muri ayo matora, yagira 2, yagira 3, yagira 0, ariko yemerewe. Nabyo bifite icyo bivuze, yindi maje ku gihugu. Za raporo tujya twumva ari izivuga kuri demokarasi, ari izivuga ku bwisanzure, zahinduye imvugo. Uriko nyumva? So numva ngo hanze y'amategeko, hagati y'ingingo n'iyindi hari ibindi byanditsemo tutazi. Uko umushinjacyaha bivuga n'umucamanza uko azabireba, umucamanza ntabwo azareba ibyanditse gusa, azareba n'utwo tuntu tuba turi hagati y'ingingo n'indi. Hagati y'ingingo ya 20 na 21 handitsemo iki? Handitsemo ko kuba Ingabire yajya mu matora byagaragaza iyindi sura. Ibyo ntabwo byanditse, biri hagati aho ngaho, ariko isomo urabibona. Hagati y'ingingo ya 20 na 21 harimo ibindi bintu. So n'uwo mukino turi handitsemo ku rukiko nyafurika rwamugize umwere. Yes. Kandi ko kumusubiza uburenganzira ari kunoza isura nziza y'igihugu. Wanyumva? Ntabwo ari hari biba byanditse n'ibitanditse. Kuko iyi kesi ubyibuka se kuri Rusesabagina. Ibyo rero nabyo ntaho biba byanditse, ariko urabisoma ukabibona. So muri make nicyo navuga namubajije nti urabibona gutati, reka dutegereze le 13, ariko periode y'amatora kugira ngo uze gukomerezaho tuvuga no kubya Munyakazi, periode y'amatora ni periode idasanzwe, ibamo ibintu bidasanzwe, byiza cyangwa bibi, bishimije cyangwa bibabaje, kuko amatora ntabwo ari ibihe bisanzwe. So rero kuba ngewe ndabona hejuru ya 65%, ndabona ubusembwa Ingabire azabuhanagurwaho, atari ku nyungu y'amategeko, ku nyungu y'isura y'igihugu, ku nyungu y'isura y'igihugu. Ibyo birashoboka, kuko ntabwo uko mbigusobanuriye, niba urukiko nyafurika rwaramugize yaratsinze mu rukiko nyafurika, hanyuma mu Rwanda agahabwa imbabazi, akaba amaze imyaka 5, iyo ngiyo imwemera kuvanwaho ubusembwa, nubwo ubushinjacyaha buvuga ngo nubwo yahawe imbabazi ariko aguma mu bikorwa abujijwe. Ibyo rero nibyo umucamanza azarebaho. Nuba ari kubipanga kandi agifite ubusembwa, bishabuze kusetsa. Nawe icya kabiri buriya rero hari n'ikintu utashobora kupfa kumva. Nawe ashobora kuba atari ubyibwiriza, nkuko Rusesabagina atari we wibwirije kuva mu rukiko ngo ajye mageragere bamukatira adahari atanaburanye. Na Victoire ntago mpamye 100% ko byose ari ubyibwiriza. Ayo nama image abahanganye na image y'igihugu. Igihugu gikeneye isura nziza, kandi isi nayo irareba babandi, noneho igihugu kigomba kugira umukino wa gicuti hagati aho. Ese Rusesabagina arekuwe bitwaye iki? Ese Ingabire Victoire arekuwe bitwaye iki? Ese akuweho ubusembwa bitwaye iki? Ese agiye mu matora nubwo atayatsinda bitwaye iki? Ntabwo ari ngiye mvuze ngo nubwo atayatsinda, ndavuga abandi bareba. Turabizi ko atayatsinda, ndavuga ntabwo ari Karegeya. Ndavuga bakavuga ati turabizi ko atayatsinda, umureka ajyemo. Bitwaye iki? Ariko isura y'igihugu ikasusurukira. Iyo mvuze isura y'igihugu hari ibindi byangaje, hari indi myanzuro ifatirwa igihugu, hari inguzanyo, hari inkunga. Ibyo byose ushobora gusanga kumugumisha muri ubwo buzima hari ibindi twatakaza. Nko iyo igihugu gikomeza kigafunga Rusesabagina, bashobora gusanga hari ibindi haraje nk'indi corona y'imisira 5, cyangwa inkingo ibihugu bigahabwa inkingo twe ntituzibone. Arewe nikabura egekaho niko uragira uti rero ubusembwa
usembwa mu minsi ishize twakoze ikiganiro. Mbere yuko dukomeza rero twakiriye umufatanyabikorwa tumaze iminsi tubabwira mwabyumvise mu kavideo ka mwanafunzi ishuri ryigisha ikidagage hano Kimironko Mwizerwa. Karibu hanyuma utubwire amavu n'amavuko ya ririya shuri, ese gahunda igamijwe n'iki, inyungu ryo kuruzigamo, gahunda mufite mbese isanzure. Ndabashimiye kuri Karegeya Omar Pano kuba mudufasha no kwamamaza uri kumenyekanisha abakiriya bacu n'abandi batabizi bikorwa dukora. Nkuko wari ubivuze nitwa Mwizerwa, nkaba ndi umwarimu narize inderabarezi muri NPTTC muri Dorasar. Abenshi ntibari babizi, umva ko kwigisha ikidage ntabwo ari iby'ubu ngubu. Kuki abantu rero bagomba kwiga ikidage? Der Sprachen Hub bijya bikugora kubivuga. Der Sprachen Hub. Der Sprachen Hub German Language Academy ni ishuri ryacu twashinze tukatumaza imyaka 2 dukorera hano mu Rwanda Kimironko ko muhora bivuga. Impamvu rero twazanye kwiga ikidage, ubundi baca umugani ngo umuhanga wavuze ngo uyubwiye umuntu mu rurimi yumva babishyira mu mutwe, ariko uyubwiye umuntu mu rurimi rwe bijya ku mutima. Iryo jambo ryaramfashije cyane. Tujya gushinga ishuri ry'ikidage byatangiye muri inspiration twavanye muri Rwanda Day yabaye mu 2019 mu mujyi wa Bonn. Kujya kwa Perezida wa Repubulika yatubwiye ati abanyarwanda burya kuyobora igihugu ngo niho gutwara indege. Indege ngwiri mu kirere burya ngwihura n'imiyaga myinshi. Hari imiyaga ikuri ijyana hasi, hari imiyaga ituruka ku ruhande gauche droite, hari imiyaga igenda igonga, ariko n'imiyaga ituruka inyuma yisunika. Twabwiraga rero nk'aba diaspora ngiye mu gihugu cy'Ubudage amaze hafi imyaka 15, nkaba ndi impuguke mu bumenyi bw'abimukira, migration, binjira n'abasohoka. Ubwo rero niho byavuye nabati niki nakorera abanyarwanda cyabagirira akamaro cyatuma bakomeza kwiteza imbere. Ururimi rw'ikidage turaruzana kuko amategeko ya migration mu Budage arimo ahinduka cyane, yorohereza abantu, yaba ari abaje ku kazi, yaba ari abaje kwiga akazi, kwimenyereza akazi. Cyane cyane nko kwiga mu Budage abantu benshi ntabwo bazi ko kwiga kaminuza ari ubuntu. Kwiga mu kidage ni ubuntu. Hari system ihari yitwa apprenticeship cyangwa se traineeship, aho abantu biga bakora kandi bagakora bahembwa. Ubwo rero tuvuga tuti ayo mahirwe abantu batazi tuze dushinga ishuri tubibabwira babimenye, baze bigira ubuntu, baze bakore, tubafashe ibintu bya equivalence. Nuko nguko twaje rero, nkuko ari ntangiye mbivuga, yubwiye umuntu ururimi yumva bijya mu mutwe, yubwiye umuntu mu rurimi rwe bigira bite bijya mu mutima. Nuko rero dushaka ko abantu bagira access ku makuru, bagira access ku bumenyi, bagira access kandi kubasha no kuganira kugira ngo isi yacu yabaye umudugudu ikomeze igiritse, ikomeze ivuduke, natwe tugiye dute tivudukemo nkuko mwanafunze avuga mu kiganiro. Isi siyo yiteza imbere, twe twiteza imbere, kandi isi ntiyatera imbere twe tudateye imbere. Okay, urakoze cyane Mwizerwa. Hanyuma ku ishuri Kimironko bihagaze bite rero? Ese ibiciro bimeze neza, nta mapromotion yageze hehe? Tubwire none ngwino hano Kimironko va mu Budage. Mvuye mu Budage rongeze hano Kimironko. Ku ishuri ryacu twigisha ikidage kidasanzwe ubundi. Twigisha intensive German courses. Nuko ko twigisha ikidage cyinshi neza kandi vuba. Cyinshi neza kandi vuba. Bisobanure. Ushobora kuza mu gitondo, ushobora kusanga ufite amashuri. Ubonye umwanya mu gitondo ushobora kwiga. Nyuma ya saa wazi turakwigisha. Ninjoro wazi tukakwigisha, tukagenda programu za weekend z'abantu badaturiye mu mujyi wa Kigali. Twigisha kugeza ubu ngubu twatangiye ikidage kigira amareva 6, hari A1, A2, B1, B2, C1 na C2 wenda mvaga indimi. Ubwo ni amareva 6 ururimi baruriraho kugeza ubu tugeze kuri level ya 5 ya C1. Cyane cyane kambere nyuma nzamanuka hiyo C1 na cash ni abantu baba bakeneye kugira ngo bajye kwiga kaminuza, ariko sinangombwa yuko uvanga aho waragezeho. Ariko ubu ngubu kubijyanye no kujya mu kazi, kubijyanye no kujya gukora izo za apprenticeship cyangwa se za traineeship, level ya 3 ya B1 ibikenewe umuntu ashobora kwiga. Ibikenewe ibihagije. Ibihagije ushobora kwizamukiraho. Ubugezemo hagati. Bishatse vuga ngo ufite B1 ashobora kwakirwa mu Budage. Amategeko ya visa arakwemerera. Aguheraho mbese. Cyangwa wabona visa kujya gukora ufite B1 ushobora gusaba iyo visa. Ariko akenshi ngo ubone akazi hari igihe bagusaba
bitewe na company Yego. gusaba B2 gusaba C1 cyangwa se niyo B1 bakayemera uko wazajya mu Budage ugakomeza ukiga kubundi kwiga no kugira gute Uguhozaho, yego. ubwo rero iyo izo level 3 z'ingenzi twe tuzigisha abantu mu mezi 6 buri level na amezi 2 ruba muvuduko nababwiye vuba neza abo no kuri make nanone wari wavuze ibyo by'amafaranga yego niba ntacyo bitwaye tubwire ndabikomozaho iby'amafaranga byacu birahindagurika bitewe na level umuntu ahisemo bitewe n'igihe ashaka kwigira nkabiga mu gitondo ntabwo bicara nkabiga nimugoroba ubu ngubu ni politika turi gushyiraho abiga muri weekend nabiga nijoro bizaba bitandukanye bitewe n'umuntu kandi iyo wishyuye level imwe bishobora kuguhenda kurusha wishyuye level ebyiri icyarimwe cyangwa se level 3 icyarimwe dutanga n'ama discount ubu ngubu dufite n'ama discount y'abantu b'abanyeshuri discount twite nk'inyoroshyo cyangwa ubwasisi pe twagabanyije n'abanyeshuri ubu muri niteke tuzatangira mu kwa gatatu umuntu w'umunyeshuri ushaka kwiga ikidage ari umunyeshuri cyangwa se ari umukozi twamugabanyirije ibiciro dusanzwe dufite 50%. Agahitamo kwiga muri weekend gusa cyangwa se ninjoro abasanzwe biga mu gitondo rero na nyuma ya saa sita biga ku munsi mbese nabo twabahaye discount y'ibihumbi ya 25%. Yego ibiciro rero ubundi ujye kuri website yacu urabibona akora kwivana kuri mikoro ntago ari ikintu kigoye cyane ubu ngubu discount y'aba ba weekend n'abandi njoro bazaye bishyurumbisha na byonyine ku masomo ni make cyane ntahandi wakwishyura muri y'amezi 2 programu y'amezi 2 ubwo ni 200. Oya muri ubwo ni nako ku kwezi ni ijana kuri level imara igihe kingana iki amezi 2 ubwo ni 50 ku kwezi rero ubicagaguye gutyo ni discount waba ushyizeho wowe cyangwa inyoroshyo waba uyikiriye level imwe ni 100 rero kugeza igihe wayirangiza amasomo ukongeraho 50 y'ibikoresho ibitabo dufite ibitabo dukora mu Budage tuzana abanyeshuri bacu dufite ibitabo biri digital ibitabo biri printed abanyeshuri bacu bafite internet bafite fasi abahize bose wenda bazadutangira ubuhamya bamara kumva ibyo turi kuvuga ahangaha tanga ibikoresho byiza kugira ngo abanyeshuri bacu bige mu gihe gito neza kandi bayige no kuri make ubu niyo turi kuzana noneho ku manwa twaba discount ya 25% kugira 5% bazajya bishyura 150 y'amasomo biyongereho 50 y'iki y'ibikoresho batanga cyo nicyo navuga kubijyanye nuko duhagaze ubu ngubu ariko mu ntangiriro z'umwaka harabo mwakiriye ku buntu discount yari imeze gute mu ntangiriro z'umwaka nibyo dutanga ama scholarship dutanga ama scholarship n'izi program ya scholarship tugenda tunakomeza kwitanga tunakomeza nayitange turayitangaza buri gihe ku ma social media yacu yaba ari kuri Twitter yacu kuri Dashplan Hub cyangwa se kuri Instagram no kwa dukurikira kuri website yacu tugenda tubitangaza ni scholarship tuzifite mu minsi iri imbere aho umuntu ashobora twayise ngo igubu uzishyure kidage kukibyaza akamaro watangiye akazi niba abantu dufasha nyine kuza mu kazi hari umuntu avuga ati wenda ngundi mu bushomera ahangaha cyangwa se ifite amafaranga magije ariko kidage ndumva muri abantu bashobora muri ya myuga ikenewe ku bakozi bavuga ati ndibonamo ko nyine company yacu tunagufasha kuguhuza n'akazi aho tuti umuntu ko afite qualification afite n'ubushake tuzamuhuza n'akazi azatwishyura ageze ari gukorera nicyo kibazo nashaka kukubaza tugana ku musozo nyuma yo kwiga iwanyu ni izi avantage umunyeshuri wanyu mumufasha iki mu bundi buzima bukurikira nyuma yo kwiga twatanye twivuga icyambere n'amakuru abanyeshuri bacu tubahundagazaho amakuru y'ama opportunité yose ashoboka waba ushaka kuza ku kazi waba ushaka kuza mu Budage ubwo ni kuvuga Budage no mu Autriche ubu ngubu twatangiriye ibikorwa naho ubwo ku kidage ntabwo abenshi bazi kukivugwa mu Budage gusa ariko ni Budage no Autriche no Busuwisi no Bufaransa no Bubiligi no Luxembourg na Denmark aho hose yakoreshwa mu kidage ubu ngubu tugenda twashora imizi ku banyeshuri bacu cyo tubafasha rero cya mbere nako kamaro kubabwira akamaro k'ikidage naho bazakamara ukamaro rero kubafasha nyine kuza mu kazi ko bafite qualification zibajyana mu kazi abafite experience akenshi biroroha cyane abadafite experience nabo tubafasha kuza muri zo za internship cyangwa se kuza kwitoza akazi abadafite na za qualification kandi zibajyana mu kazi tubajyana muri za programu tubafasha kujya muri za programu za apprenticeship cyangwa se apprentissage kwiga mu kazi uri muri company kandi ukakiga kwigira ku murimo niko hano tubyita kwigira ku murimo kandi ukiguhembwa ibyo turabibafasha
ikindi dufasha abantu nuko tubafasha no kujya kubona za admission muri kaminuza, kubafasha kwa applyinga, kubafasha kuba relocation services zose zigihageze, kubashakira aho bazaba, kubakira bahageze, kubafasha ibintu bya kwa applyinga bya visa, zaba iz'akazi, zaba iz'amashuri, zaba za training, ndetse n'ibintu bataje muri ngibi tubafasha ibintu bya volunteering, kuza muri programme za volunteering, urumva byose turabafasha, tubaha amakuru, abenshi banabyifasha, abanabyiga bakaba twaprayinze, twabonye turabereka. Buri weekend akenshi tuba dufite ibiganiro bisobanurira abantu, dukora ama space kuri Twitter, dufite na channel tuzajya tubipostingaho, bajya bareba bakurikirana amakuru, ariko turabasaba badusuri kuko buri case hano turavuga ibintu muri rusange, ariko buryo umuntu buri biteka bari gatozi, bari gatozi, umuntu afite case yiwe, afite ibyo yize, afite imyumvire yiwe, buri wese mutugane. Okay. Yes, yeah. Naringiye mu gusoza nyine ongera ubarangire neza, hanyuma ubundi baza bene amaguru dore urukwavu. Bene amaguru dore urukwavu rero ni dia Sprachen Hub. German language. Ariko nyine usubiremo numve ko nzagira nkabimenya. Aho kuba mwana na nyuma yanjye. Dia Sprachen Hub. Dia Sprachen Hub. Der Sprachen Hub. Der Sprachen Hub. Ja. Der Sprachen Hub. Ja, der Sprachen Hub. Okay. Bisobanuye nyine ni indiri ni ipfundo y'indimi. Twigisha Ikidage gusa kuko twigisha n'Ikinyarwanda burya Abadage. Okay. N'abadiaspora abana bari gukura mu Budage tugiteganya kujya tubigisha Ikinyarwanda. Dukorera hehero sasa, dukorera Kimironko hafi y'umurenge. Ugeze ku murenge, ufashe inzira ujya ku murenge, umurenge usiga ibumoso bwawe, wakomeza gahanda ka kaburimbo ukagera kuri radari cyangwa se kuri Sophie. Aho dukorera rero uko nemba bisobanurira, dukorera umurenge wa Kimironko, umurenge wa Kimironko usiga ibumoso bwawe, ugakomeza gahanda ka kaburimbo kuri etage, ibumoso bwawe ni etage yonyine hari ku gipangu cya 12 ku gahanda ka KG Street ya mbere. Mushobora kuduhamagara kandi kuri 0790139822 ngira ngo menyeshe n'abantu ko tugirimo dushinga imizi tukujya mu ntara. Nk'ubu kuri wa mbere dufite ikiganiro muri kaminuza ya Ines, aho tuzasobanurira abanyeshuri ndetse na community ituriye Ines Musanze akamaro k'Ikidage. Ikiganiro kizaba kwa mbere saa 8 kugeza saa 9, ndetse no muri Musanze City kuva isaa 11 kugeza isaa 1 kuri kibereshi rya gatandatu mu gikari cyaho Energy Radio ikorera. Aha, ndahabona iwacu Gateni tuzaganiriza abanyamusanze bashaka kumenya iby'Ikidage, akamaro, opportunity cyane akamaro bimaze. Urakoze cyane mwizerwa. Murakomeze namwe Omar Karegeya Omar Pano. Urakoze cyane kutakira hanga. Urakoze cyane.